naho neza. Amazina yanjye ni Mukabasenga Anita, nkaba ndi umufasha wa Twiringire Jean Martin, nkaba ndi mama w'abana. Biragoye kugira icyo mvuga ariko birakwiye ko nanone mvuga. Reka dushime Imana bari twitaho uko bwije n'uko bukeye. Imana ni igitangaza, irahambaye. Ntabwo icyubahiro. Nkomeje gushimira abantu, inshuti n'abavandimwe bakomeje kuza batugana badutabara. Tubashime, Imana ikomeze ibahe umugisha. Igisubizo wa mukobwa mukuru mwabonyemo umwana wa mukuru wanjye, ariko namufataga nk'umwana wanjye. Biragoye kugira icyo mvuga ariko birakwiye kumvuga. Reka nshime Imana ikomeje kubana nanjye imbaraga. Ndashimira nanone mwebwe bantu mukomeje kuza mutugana, muza kudutabara, muduhumuriza uko bwije n'uko bukeye. Imana ibampere umugisha. Imana ni igitangaza. Ntabwo nabitekerezaga. Umuryango wanjye twari tubanye neza bikomeye pe. Navuga ko ari ijuru rito. Umugabo wanjye yankundaga, namukundaga, byarenze kuba sheri. Abura kumwita ku buryo avuga ngo ni papa, kuko ni impano. Ntaruhuke, nziye kandi ibyiringiro ko nzamubona. Imana yaduhaye impano nziza, umwana w'umuhungu w'imfura yitwa Aruno. Aruno yari umwana udasanzwe, afite imico papa we. Yakundaga Imana. Papa we yarabateguye, ndabizi neza. Yarabateguye, nzamubona. Imana irongera iduha umwana wo atagize, njyewe yaranejeje. Iyo yagombaga kunkorera yarabikoze. Nubwo inzozi ze abashije kuzibona zirebesha amaso. Imana yamuruhuye, hari byinshi yamurinze. Uyu mwana afite amateka kuko yampamagaraga mu mazina yose. Yampamagaraga mu mazina yose. Yampamagaraga mama Aruno,
yahamagaraga mama Nene, yahamagaraga mama Titi, yari afite amazina menshi ampamagara, ariko ashingiye ku bandi bene nyina abona aho ngaho. Niko navuga. Gusa Imana babarinze, hari ibintu byinshi babarinze. Bakundaga papa wabo, bikundanye ngo birajyana. Bakundanaga cyane. Gusa Imana imbabarire, amanje kwitotomba. Imana avuga ni kubera iki yemeye ko nsigara, ariko Imana ifiteho umugambi ukomeye, kuko papa wabo nanjye yifuje ko bagendana tugatahana, ariko ntabwo yabashije gukunda, atari ku mpamvu zinturutse, ari ubushake bw'Imana. Imana yateguye izi mpamvu, kandi nanjye ndaharanira, namwe ntashidikanya ko muri kiriya gitondo ngomba kubiharanira uko byagenda kose, kugira ngo hanye nkazabona, kandi mfite kwizera pe. Ntiwavuga byinshi kuri bo, gusa sinabirangiza. Benshi muri Kiranga. Njyewe ubundi amazina yanjye ni Nyiransenga Odette, akaba ndi mama wa Gisubizo Olivine. Gisubizo Olivine rero ibyo namuvugaho ni byinshi, ariko cyane ikintu cyarangaga Gisubizo Olivine yagiraga urukundo. Gisubizo Olivine yageraga igihe akatubwira ati mureke dusabane n'Imana. Gisubizo Olivine yakundaga Imana cyane. Gisubizo Olivine ni umuntu wasabanaga n'umuryango wose. Gisubizo Olivine, Mana, uburyo mbona yakundaga Imana, yakundaga Imana cyane. Yagiraga imirimo myiza, Gisubizo yarafashaga. Gisubizo rero iherezo rye, ngewe nkurikije imirimo Gisubizo yakoze, ngiye kube amaso yanjye n'ay'umubiri, ariko ndi kubona Gisubizo pe agize iherezo ryiza. Ndagira ngo mbabwire ko iriya modoka yari itwawe na muramu wanjye Turigire Jean Martin, yari irimo abantu 8. Bagiye ikamyo y'igwira aho bari hariya nkuko bahavuze hafi n'ibitaro bya Gisenyi. Harimo Turingire Jean Martin, harimo abana be 3, harimo umukobwa wuriya muramu wanjye nababwiye wampamagaye, harimo akana k'agahungu kundi muramu wanjye Muhire Vedaste, abantu benshi baramuzi, we nta nubwo ari hano kubera ko kana bahise bakajyana CHK, ni nako ndaza kugarukaho. Harimo murumuna wa Turingire Jean Martin ndetse n'umwana we w'imfura. Abo bose maze kuvuga, uretse kariya kana ka Muhire Vedaste, nako nkigera kuri Rigence umuntu yahise amfata ngira ngo Neria, ahita ambwira ati tugenda ahubwo tujye kureba.
hagezeho nsanga bagacometse ibyuma bikongerera umwuka cyokoze bitamvuga nti mumfashe rwose dukora ibishoboka byose nibura bariko turokora abaganga bagiye ndabashimira cyane bambwira bati turi ahubwo twamaze kubona ngiye kugatwara ubwo ako kanya mushiki wanjye mama Bonheur nawe yahise ngeraho yavuze ijambo rikomeye ryankoze ku mutima yaravuze ngo kumbi ngo ni Joshua ngo nari umwana umwe nibura mu bana nibura akabari warokoye cyo kintu cyankoze ku mutima ntago hagazi ko nagiyeho note icyo gihe akimbwira ariko nabonye urukundo yagaragaje nawe ngo nari nzi ko ari umwana umwe ako kanya bari kuvuga ko ambulance imaze kuboneka ubwo twarimo twirukanka dushakisha uburyo kugira ngo ahite agenda mpamagara i Kigali kuri CHK abantu b'inshuti ngo bahite bamwakira bidatinze naje kubona mbona Festus angezeho ngo ariko ngo turi kubura umwana umwe ndavuga nti si yabaye yarabuze wenda hari undi muryango yagiyemo kuko bari abana bari babiri babanza bari mu kigero cy'abana banjye hari ukuntu nabo bajyaga bagira gucya bakava ku rusengero bakazi wanjye ndavuga nti wanjyeho ntabariyo kuko ntawe nabonyeyo ariko wenda ubwo abuze ahari n'umwana umwe uriya w'umukobwa kurikira Arno barambwira bati turamubuze ndavuga nti buriya yabaye yagumaga kubura nibura tukumva hari umuryango utubwiye ko wenda yawugiyemo ariko kubwo ubushake bw'Imana niko nabivuga ahubwo bari barebye imibiri ntago bari bayirebye neza uwo mwana nawe yararimo baza kumbwira ko nawe bamubonye numva gahinda ubwo rero bavandimwe navuga byinshi ariko twagushishano mvuze kuri muramu wanjye Turingire Jean Martin nababwira ko navuga ko Turingire Jean Martin uko nari muzi nabikubira mu nyuguti zigera muri ebyiri za I cyangwa U navuga ikintu cyitwa ubutwari murumuna we Bosco yakivuzeho ntago ndagitindaho navuga ikintu cyitwa ubunyangamugayo ngira ngo abamuzi murahamanya nanjye uriya n'umugabo washoboraga no kuba wahereza amafaranga ukamubwira utaye amafaranga agenda uyanjyanire cyangwa uyambikire akagenda akayabika yakugarura nkuko wayamuhaye